Ushuhuje cyane wowe udukurikira kuri YouTube Channel Yacu. Nitwa MWESIGYE David, Imana nikumera umugisha. Niba waramaze ukana subscribe ndagira ngo ngushimire cyane rwose. Nukuri urakoze, warakoze kudushyigikira cyane. Niba nawe ari ugambere gise kuri YouTube Channel Yacu MWESIGYE TV show, kanda subscribe, utwareke muri comment utubwire video twagukorera, niba ari ubwenge cyangwa niba ari na video ushaka tugukorera ubitubwire nabyo tubigukorere. Mbazane akandi kantu k'ubwenge kandi keza cyane. Hari uburyo telefone yawe ugikuzurana ukabura ukuntu wabigenza, ukabona ama video ufite muri telefone yawe ni meza cyane, si ushaka kuyasiba kandi utaranayareba. Ugasanga ikindi cya kabiri, ugasanga wenda amadocument ufite, ugasanga indirimbo ufite, ugasanga ushaka no guforomata telefone yawe. Dore uburyo wakongera telefone yawe, uburyo yaba yakuzuranye ukayongera storage. Dore uko wabigenza. Mbere na mbere ukaza hano muri setting ya telefone yawe. Aka kantu nakubwenge karakuremera nanjye kajya kamfasha cyane, niyo mpamvu naje kugira ngo mbigishe ikoranabuhanga. Twagiye uraza ujya hano muri setting, numara kujya hano muri setting ukandeho. Numara gukandaho wituza ahantu handitse ngo storage. Iyo ni uraca hano muri storage, ujya hano muri storage uraza ukandeho. Numara gukandaho urabona wenda urugero storage ya bahita ukwereka storage ya telefone yawe. Okay, nk'urugero wenda reka manze mureke nk'aka kantu ko gucleaninga, iyo kanze wenda ubu cleaninze RAM wenda uri no kuyiruhura ukuntu ibintu nk'ibyo. Okay, mbere na mbere uraza uhita ukanda hano handitse ngo internal shared storage, ukandaho. Numara gukandaho urategereza gato. Okay, hano nago byankundira kuba nahita nkoresha udufureshi kubera ko nago byahita bikunda ko ndabona kwinjira hano muri storage bitarimo birakunda udufureshi twahise tugenda nyine, nago rimo turazaho. Okay, urabona hambere yavuga ngo available, bakakoreka nuza umwanya usigaranye gukoresha. Urabona ko telefone yanjye iri kuri 94% kugira ngo yuzure. Mbere na mbere telefone yanjye ifite umwanya 64 GB 64 maze gukoresha inuza zose, ariko hasigaye umwanya wa GB 3.52 hangiza telefone yanjye igahita yibana. Okay, kubijyanye n'amafoto n'amavideo maze gukoresha GB 27.63. Kubijyanye na music cyangwa audio ni GB 3 zonyine. Kubijyanye na game ni MB 286. Kubijyanye na movie cyangwa TV apps naho maze gukoresha GB 3.48. Aza izindi application noneho barambwira ngo maze gukoresha GB 10. File nazo maze gukoresha MB 67 ni ya madocument n'ibindi bintu mujya mwakira kuri WhatsApp nyine. Okay, hano hasi barambwira ngo system nayo ya aya application yose kwa kuni nyine telefone uyigura ifitemo application. Ari application muri telefoni asanga aguranwa na telefoni yatwaye GB 15.36. Okay, urabona telefone yacu ni 294. Dore ukuntu wabigenza. Urugero sinshaka gukora ku mafoto yanjye n'amavideo. Icyaka sinshaka gukora kuri music and audio. Icyaka sinshaka gukora kuri game. Ngiye kwereka utuntu tubiri tugiye kwibandaho. Icyambere movie and app, ndagira ngo bikurikize neza, tugende kongere telefone yacu. Ndagira ngo birebe neza kuri 94. Reka tubiri inyuma gaturebe umwanya dufiteho. Telefone yacu iri kuri 94 maze urabona ko rwose neza haburaho agatoya. Reka tubire nundi nsubireyo rero. Ndakanda hano handitse ngo movie and TV app, ukandeho. Numara gukandaho utegereze gatoya application zawe zize za zindi za TV app haba harimo zino za YouTube n'utundi tuntu nyine ubasha gukoreshaho. Okay, urugero ikintu ngiye kukwereka nubikoreza neza rwose storage yawe telefone iri buze kugaruka. Twagiye hano abona ko YouTube, kubijyanye na YouTube yatwaye nuza GB zigera muri GB 1.87.
Okay, ni nkanda hano handitse kuri aka kambere kitwa ngo share this storage. Sinzi niba ga fresh fresh twazangaha ariko ntago twazanga tu. Yego, hano handitse ngo clear and storage, akandi kakaro kavuga ngo clear cache. Okay, nuka nano handitse ngo clear storage. Ubwo na bya bintu wadawnodinze kuri YouTube byose biratabivamo, biravamo byose biratabisibika byose. Ariko nuzuga kana handitse ngo clear cache, nago bira bintu byo kuri nuza wadawnodinze biravamo. Reka nkande clear cache arizo zivamo. Okay, urabona ko clear cache hano hejuru, kuri cache hano hejuru hasigayo 0. Ndasubira inyuma. Njye hano handitse ngo video maker. Iyi ni application nkoresha nimo nda editinga video yanjye. Kuri clear cache ni hariho megabyte 50. Reka nkande, ariko se kwako ndimo ndakuraho video, ndimo nda exporting, reka mbe nyihoreyo. Okay, iyi ngiyi wenda sinshaka no kuyikoresha, wenda aka application nzakabasobanura uburyo wa downloadinga video yawe kuri TikTok hatajeho ira mic. Okay, iyi ngiyi ndaje ngandika hano kanditse ngo clear cache, sibi ibintu byose kugira ngo umwanya uboneke. Okay, icya kabiri yitwa Google TV, nayo ntabwo njya nyikenera. Ikintu utakenera ujye kanda hano handitse ngo clear storage. Okay, hano handitse ngo YouTube Studio, nayo ndayikenera, reka ngande kuri cache gusa arizo zigenda. Hano handitse X recorder, nayo niyo ndimo ndakoresha aka kanya, reka mbe nyihoreye subira inyuma. Okay, nje hano handitse ngo other application. Izindi application noneho zazindi zisanzwe zose za ma TikTok zibiki. Ndakanda wenda TikTok kugira ngo idahita vamo, reka ngande cache zonyine. Okay, ikindi kintu na Facebook ndayikeneye aka kanya, nago chaka itivamo cache. Nago nyine Facebook nabwo itivamo ku kanya, ahubwo nyine bya kwa kundi wetaga winjiramo batagusabye password n'ibiki, kwa ko byabaga byaramaze kwisavingamo. You kanze clear storage, ubwo nyine wowe ugiye kongera kwestaramo Facebook bisanzwe na WhatsApp ujuka ikanda. Wamara kwikanda ubwo kwa kundi ujya kuri WhatsApp ukavuga ngo shyama nimero yawe, kohereza code kuri nimero yawe uyishyiremo winjiremo, ubikanze ugakana kuri clear storage, nawe niko byagenda. Ariko kwa ko nashaka ko na iribwe style WhatsApp yanjye kangane kuri clear cache gusa. Okay, twagiye hano Google Service Presto, reka nayo ndakina, reka ngande cache ariyo genda. Okay, wowe hari igihe ufitemo application bidakenerwa cyane, ariko uzabigenza uzakande hano kuri clear storage ariyo igenda. Ariko nge ndimo ndagenda nikandira kuri clear cache, ariko reka nkwereke ngeze kuri application nakeneye. Kamusikana, reka nkwereke kuri kamusikana kandebe iyo kwako naheruka kuyikoresha nta mwanya ifite. Kuri Google Gmail nayo ndayikenera cyane, sinshaka guhita nyestaramo nanone. Dore Google Drive noneho ntago njya nyikenera cyane, nayo nzayibigishaho nanone. Ndakanda kuri clear storage. Telegram nayo ndayikenera, wenda reka mwande click ya cache. Okay, ibintu byose ngiye mfitemo ndabikenera, ariko wowe utabikenera rwose wakuramo rwose ibyo bintu. Nago icyambere nago ubukuyemo ibintu byawe byose ufite muri telefoni yawe. Telefoni yawe yongeye gukora neza cyane 100%. Nka Bibiliya wenda nayo ndayikenera. Okay, message zisanzwe ndazikenera nazo. Sinzi ibintu nakenera se nibihera ko mbona nabuze zenda, nayo nenda ndagakenera, sinshaka guhita ngatangiza A0. Aha ni ndayikenera. Okay, Google Meet nayo Google Meet reka nayo yikuremo, nayo nyine nkore clear cache. Note save naraye bibabwiye ko akundi bwo wasoma message z'umuntu neza yuko hano kuri note save yuyikanzeho nyine yuyikanzeho abo hari uburyo umuntu akwandikira message, yamara kwandikira message agahita yisiba. Yuyikanzeho rwose umuntu message bakwandikiye bakazisiba rwose, uhita ubizigira uhita uzibona. Yangiye gusubira inyuma no turebe niba hari ikintu cyagabanyitse. Muze kwihangana, nakoze video imvura irimo iragwa, ariko ndibuze kugerageza rwose, muze kwihangana. Reka turebe ko twe dufite wenda gigabyte 3. Reka turebe ko hari ikiyagabanyitse. Telefone yanjye rigeze kuri 94. Reka turebe ko hari ikintu cyagabanyitseho.
ninsubira inyuma wow ndabona ko telefone yanjye igarukiye kuri imanutseho kabiri ikaba ivuye kuri 94 ikajya kuri 92 nari mfite 1 GB anga kuri available mfite nuza GB 3.50 angahe nibwo twa sinibuka ariko urabona ko mise mbona GB 4.80 na bingahe. Okay, nizere ko kwano mukabonye neza ibi bintu bikoze nuko nye nanze gukoresha application nyinshi cyane ngo nkore clear storage naye ubikoze neza rwose aka kantu kwa gufasha ijana kurindi kagufasha cyane. Ndagushimiye cyane, kanda subscribe niba utarayikanda rwose kugira ngo tujye twibanira mu biganiro byose. Ushobora kuza kwete n'ukuntu telefone zigiye zitandukanye hano kuri nuza kuri storage waba utari kubibona neza nanone waza ugakoresha hano kuri uburyo bwa nuza bwa application app management. Anga naho iyo akanze ujya kuri zira application bitagusabye cyangwa ukaza hano muri search ukandikamo ngo application wenda application ugakora search nanone application urazibona cyane rwose 100% nyinshi cyane nuko iyo niyo video twaguteguriye mwihangane nuko twayikoze hano imvura irimo iragwa ariko nizeye ko amajwi yanyu murayumva wenda muraza kwihanganiza zino izi zajemo z'imvura. Imana nibamera umugisha, reka tuzasubira muri video y'ubutaha. Turabakunda cyane ciao kanda subscribe kugira ngo tujye twibanira mu biganiro bishyashya. Niba ari video ushaka ko tugukorera tubwire tuyigukorere. Bye Imana ikomeze ibahe umugisha. Ciao